Hari umunsi umwe nari mpagaze hano hafi hano haruguru, hanyuma ngiye kumva numva ikintu cikubise hasi, mpindukiye kureba mbona n'umuntu yiyahuye. Muribuka umuntu yiyahuriye hano hafi kwa Makuza. Numvishe mbabaye. Abantu benshi bafite ubwihebe bubaganisha ku kwiyahura kubera ihungabana n'ibikomere bagendana cyangwa se gutsindishirizwa. Amatorero ya Gikristo uyu munsi akwiye kongera gukosora urufatiro rwo kwihana. Dufite ibimenyetso byinshi bivuguruza cyangwa se byakwemeza ko uburyo twigishije kwihana bitari byo. Jene buzuye ibigo ngororamuco, abenshi baririmbye muri korale, bariga burogera, hanyuma bakaba bari mu bigo ngororamuco. Ni gute muri Covid insengero zikinze n'utubari dukinze nta muntu uva mu rugo? Bralirwa yungutse 64%. Zanywewe nani? Mu minsi mikuru ya minsi mikuru yakurikiranye ubushize, ikintu cyambere cyashize cyambere n'udukingirizo. Mu mabotiki ikintu cyambere cyaguzwe kirangira vuba n'udukingirizo. Reka ndekeraho. Naguha ibimenyetso byinshi twigishijwe kwihana nabi. Abantu baririmba secular music, abantu baririmba indirimbo za secular, za zindi zose muzi, 60% bose baririmbye muri korali no gusana Kristo, ariko kwihana byo kikaba carakemutse. Biratangaje ko umuntu umaze imyaka 40 mu rusengero, 50 agikwiye kwigishwa kwihana. Hari umusaza wo mu kinyejana ca 20 gitangira w'umunyamerika yahanuye ubuhanuzi. Yaravuze ngo mu kinyejana ca 21 ngo itorero rizaba riyobowe mu buryo busanzwe nk'uko wayobora company, nk'uko wayobora ikimina, nk'uko wayobora ibindi bintu byose. Ntabwo bizaba bisaba imbaraga nyinshi z'ubumana kubera ko rizaba riyobowe mu buryo bw'abantu. Kugira ngo mwami twumvire muri we icyo ushaka kuvugana natwe, kandi usengeye imitima yacu twebwe twese mwami, kugira ngo uyihe umugisha, kugira ngo ihinduke imbibe nziza wishimira, kugira ngo ijambo ryawe rigire umumaro muri twebwe. Urakoze kubyumvise, kuko umwigisha n'abigishwa twebwe twese tugiye kugabana ibyiza biguturukaho, ni mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Yesu ashimwe cyane. Urubyiruko Yesu ashimwe. Nishimiye kubana namwe, ndashimira ubutumire bw'itorero, hanyuma ndashimira n'urubyiruko rwateguye ibihe byiza, n'abakuru baje gushigikira abajene. Imana ibaha umugisha. Reka dusome ibyakozwe n'intumwa ibice 3 umurongo wa 19. Ibyakozwe n'intumwa ibice 3 umurongo wa 19. Ibyakozwe n'intumwa ibice 3 umurongo wa 19 haravuga ngo, nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza ituruka ku mwami Imana. Amen. Ndashaka kuvuga ku magambo abiri ari muri uyu murongo. Ndashaka kuvuga kwihana no guhindukira, hanyuma igihe kabiri ni iminsi yo guhemburwa. Nishimiye cyane kuba ngiye kubiganiriza abajene. Hari igihe cyabayeho muri Isirayeli bavuye mu bunyage bwa kabiri.
bw'imyaka 70. Bari bujuje urusengero rwiza, sinzi niba rwari rwiza nk'urugwanyu, ariko rwari rwiza. Hanyuma habaho ibibazo biteye gutyo. Abajene barishimye babonye urusengero, noneho abasaza bo bararira. Abaturanyi ba Isirayeli ngo bananirwa gutandukanya ijwi ry'ibyishimo n'umubabaro w'ababoroga. Noneho watekereza ngo abajene bari bashimishijwe n'iki? Nibwo bwa mbere bari babonye urusengero. Kuri Isirayeli urusengero ni ikintu gikomeye, intambara zose mwumva bagwana zigarukaho. Noneho abajene nibwo bwa mbere bari babonye urusengero, bari barabisomewe gusa bakabyumva mu mateka, ariko ntabwo bari bazi urusengero ngo ni iki. Abasaza barizwa n'iki? Barizwa nuko ni urusengero rutagira mu isanduku y'isezerano. Kubera ko kuva igihe bagiye mu bunyage bw'imyaka 70 kugera uyu munsi ntabwo bazi aho Yeremiya yihishe. Ahera cyane habagayo isanduku, kandi isanduku y'isezerano kuvuga ngo niyo yari ihagarariye Imana. Harimo inkoni yarabije, harimo manu, hakabamo n'amategeko. Iyo confusion na n'uyu munsi irahari. Nahoze ntekereza kuri iri jambo bampaye rivuga ku kwihana. Kimwe mu bintu bitavugwaho rumwe uyu munsi mu nsengero za Gikristo ni ijambo rivuga kwihana, ni ijambo rivuga ububyutse, ni ijambo rivuga gusa na Yesu, ibyiringiro byo hari ibintu byinshi kuri ubu bitavugwaho rumwe. Sinzi niba ndi bubashe kubivuga mu magambo yatuma ubyumva, ariko byibuze ufate ko twaganiriye ku kwihana hanyuma n'ububyutse, ibihe byiza bikaza. Kwihana Bibiliya tubwiye ngo mwihane muhindukire. Umunsi Mose yahura n'Imana nyuma y'imyaka 40 ari mu butayu, Imana yamusabye gukuramo inkweto. Ni ukuvuga ngo ubusabane bwe n'Imana bwatangiriye ku kwihana. Yosuwa umunsi ahura n'umugaba w'ingabo zo mu ijuru hafi ya Yeriko, yaramubwiye ngo kuramo inkweto, aho uhagaze nahera. Eliya kugira ngo umuriro umanuke kuri Karumeli yabanje gusana igicaniro cyasenyutse, kandi acubakisha amabuye 12. Yabanza kwatura ibyaha bya buri muryango. Hanyuma Yobu nawe umunsi ahura n'Imana yaravuze ngo uruvango navuze ibyo ntazi, ngo nibyo binteye kwihana. Dawidi igihe yabaze Abisirayeli, Imana igahanisha Abisirayeli mu giga, umunsi abona marayika hafi y'imbuga ya Yorodani, byasabye ko atamba igitambo cyo kwihana. Yesaya nawe yinjiye mu rusengero agasanga ubwiza bw'Imana bwuzuye urusengero, yaravuze ngo ndapfuye mbonye Imana mfite iminwa yanduye, nabo tubana bose baranduye. Nabo byatangiriye mu kwihana. Ubutumwa bwiza bwa Yohana nabwo bwaravuga ngo mwihane. Ubwo Yesu yatangiriyeho nabwo bwaravuga ngo mwihane. Ubwo Petero yavuze ku munsi wa Pentekote nabwo bwaravuga ngo mwihane. Hanyuma Paulo nawe yatangiriye ku kwihana. Twebwe ubu dutangira kuri visa ya Amerika, tugatangira ku birayi byo mu Ruhengeri n'inzigeretse ariko nta waturenganya, dufite ihamuka ry'inzara. Kubera ibirarane by'ibibazo twagize mu buzima bituma ducurika ubutumwa bwiza, haba mu isezerano rya kera haba no mu isezerano rishya. Ibintu byose byatangirira ku kwihana cyangwa se gutsindishirizwa. Amatorero ya Gikristo uyu munsi akwiye kongera gukosora urufatiro rwo kwihana. Dufite ibimenyetso byinshi bivuguruza cyangwa se byakwemeza ko uburyo twigishije kwihana bitari byo. Mpagaze aha nakubwira ibimenyetso nk'ijana bigaragaza ko uburyo twigishijwe kwihana butari bwo. Kubera iki? Ubundi tabazi iyo ryatse umwijima urahunga.
hanyuma ni gute itabaza ryatse muri iki gihugu umwijima ugakomeza kubudika? Ni gute jenoside yakorewe abatutsi yashobotse muri 1994 dufite abakristo 95%? Gute se? Ntabwo twari bo, batwigishije kwihana nabi kuko umukristo ntiyica. Ni gute abajene buzuye ibigo ngororamuco abenshi baririmbye muri korale, bariga burogera, hanyuma bakaba bari mu bigo ngororamuco? Ni gute muri covid insengero zikinze n'utubari dukinze nta muntu uva mu rugo, Bralirwa yungutse 64%? Zanywewe nani? Mu minsi mikuru ya minsi mikuru yakurikiranye ubushize, ikintu cyambere cyashize cyambere n'udukingirizo. Mu mabotiki ikintu cyambere cyaguzwe kirangira vuba n'udukingirizo. Reka ndekeraho. Naguha ibimenyetso byinshi twigishijwe kwihana nabi. Abantu baririmba secular music, abantu baririmba indirimbo za secular, za zindi zose muzi, 60% bose baririmbye muri korali. Bibiliya yatubwiye ngo mwihane muhindukire. Ubundi mu rusengero rumaze imyaka nk'iyo tumaze, ntabwo twari dukwiye kuvuga ijambo kwihana. Twakagombye kwizera ko abahari bose batsindishirijwe, yenda tukavuga kwezwa no gusa na Kristo, ariko kwihana byo kikaba cyarakemutse. Biratangaje ko umuntu umaze imyaka 40 mu rusengero 50 agikwiye kwigishwa kwihana. Hari umusaza wo mu kinyejana cya 20 gitangira w'umunyamerika yahanuye ubuhanuzi. Yaravuze ngo mu kinyejana cya 21 ngo itorero rizaba riyobowe mu buryo busanzwe, nk'uko wayobora kampani, nk'uko wayobora ikimina, nk'uko wayobora ibindi bintu byose. Ntabwo bizaba bisaba imbaraga nyinshi z'ubumana kubera ko rizaba riyobowe mu buryo bw'abantu. Aravuga ngo amatorero yo mu kinyejana cya 21 azaba avuga imigisha nta kwihana. Yaravuze nanone ngo itorero rizaba rivuga amahoro ryarirukanye umwami utanga amahoro. Yaravuze nanone ngo bazavuga agakiza kadahindura ingeso, bazabigisha agakiza katabangamira ingeso mbi. Hanyuma yaravuze ngo bazaba bigisha umwuka ariko nta mbuto zawo. Ubwo buhanuzi tubutegereze. Bibiliya yavuze ngo mwihane muhindukire ibihe byiza bibone uko biza. Gukizwa bigizwe n'amagambo 3. Hari gukizwa ko gutsindishirizwa, hari ukwezwa ku ngeso no gusa na Kristo, hanyuma hakaba no guhabwa ubwiza. Niba uri muri iri teraniro ukaba utarakira Yesu umwami n'umukiza, nguhaye amahirwe, ndakwinginze iki giterane ntigisoze utakiriye Yesu. Ikintu cyiza wakora ukazarinda upfa uticuza no guha ubuzima bwawe Yesu. Hanyuma niba hari ingeso zikigutsinda, muri Kristo Yesu harimo imbaraga zidufasha guhinduka ku ngeso. Yohana 1:12 haravuga ngo abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bubahindura kuba abana b'Imana. Ahantu hari umwuka wera, ingeso ntabwo zakomeza kuba mbi, birumvikana. Kubana n'abandi biroroha kuko hari umwuka wera. Hanyuma ndashaka kuvuga ijambo rya kabiri niryo nshaka gusorezaho, rivuga ibihe byo guhembugwa cyangwa se gushibuka cyangwa se ububyutse. Iyo bavuze ububyutse baba bavuze amagambo, babisobanura mu magambo menshi. Ijambo rimwe bakoresha ni ukongera gushibuka. Mu bihugu birimo ubutayu hari ibiti bibiri byihanganira ubutayu, ni igiti cya elayo n'umuzabibu. Bitinda cyane mu butaka. Bibiliya iravuga ngo iyo byumvisha amazi birongera bigashibuka. Hanyuma irindi jambo bakoresha iyo bavuga ububyutse ni uguhembuka. Muzarebe kwa muganga
bakoresha ibikoresho byinshi bishoboka kugira ngo urembye atagendaniraho. Bakoresha sonde, serumu, bagakoresha oxygen, bagakoresha ibishoboka byose ngo uwo muntu urembye adapfa. Hanyuma irindi jambo bakoresha ni ukongera gutoha. Irindi jambo bakoresha ni, murabizi ibihugu bibamwo neje, mu gihe c'imbeho amababi yose avaho. Hanyuma iyo izuba rivuye, sama itangiye, amababi araza n'imbuto zikaza n'indabyo zikaza. Bafitiye inkuru nziza, tuzongera guhemburwa. Kimwe mu bintu Imana yasezeranye mu karere k'ibiyaga bigari ni uko hazaba ububyutse. Byaba none, sinzi niba bizatangirana n'aba bajene bacu, sinzi niba ariko icyo tuzi ni uko ububyutse buzaza. Kuki dukeneye ububyutse? Kuki dukeneye ububyutse? Kuki dukeneye ububyutse? Isi tuwe na miliyari 8, abantu bamaze kumva izina rya Yesu ntibarenze miliyoni 2. Ntabwo twazajyana ubutumwa bwiza ngo bugere ku mpera y'isi tudafite ububyutse. Ikindi gituma dukeneye ububyutse, isi irimo ibyorezo n'indwara. Mu isi hari ibyorezo n'indwara zidakira. Ubushize haje Covid n'ibindi bigenda bivuka. Itorero iyo rihagaze mu mwanya wayo rifite ububyutse ribasha gukumira. Iyo dusenze hari bitashoboka kuko twasenze. Ikindi gituma dukeneye ububyutse, Satani ari gukora ibishoboka byose ngo arimbure ibintu byose Imana yavuze mu Itangira igice cya 1 n'icya 2. Murebe gusenyuka k'umuryango aho bigeze. Murebe Satani ukuntu ariyo harasenya ibintu byose by'umwimerere. Iyo urebye intambara ziri mu isi uko zingana, ukareba abantu bishwe n'inzara ku isi uko bangana, uhita ubona dukeneye ububyutse. Umwami naza azaca intambara zishireho. Ndashaka kurangiriza ni iki twakora nk'abantu twateraniye hano, hanyuma ububyutse bukaza, iminsi yo guhemburwa ikaza. Icya mbere, dukwiriye kwihana. Dukeneye kwihana. Nkoresheje itegeko ryo gukeka, ibyaha byose muzi hanze y'urusengero, ubishatse no mu rusengero wabibona. Ibyaha byose muzi biri hanze y'urusengero, ubishatse no mu rusengero hano wabibona. Uwazana sikaneri akayishyira hariya aho dusohokera, mu miryango dusohokeramo, isaka ibyaha, ubanza benshi yajwigira yasakuza. Mu bubyutse ibyaha ntabwo bivogera, ntabwo bizi uko bibonye. Byibuze abantu bagira umutima utinya. Icya kabiri dukwiye gukora kugira ngo ububyutse buze ni uguhinduka ku ngeso. Reka nongere mbabwire ko muri Kristo Yesu harimo imbaraga zihindura umuntu akaba uko Imana ishaka. Ntabwo kuba umukiranutsi ntabwo bikomeye. Umuririmbyi yaririmbye ngo Uwiteka mucamanza, iyo mbonyeho amaraso ntancira urubanza rubi, anyita umukiranutsi. Icya gatatu dukwiye gukora kugira ngo ububyutse buze ni ugusenga. Ntabwo ububyutse bushobora kuza tudasenga, ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka. Daniel yasenze imyaka 70 kugeza bavuye mu bunyage. Igihe cyose guhemburwa kutaraza, iminsi yo guhemburwa itaraza, ntuzacike intege mu gusenga. Hari umunsi hano mu gihugu habaye inama ya Cogamo, murayibuka? Noneho ndeba ziriya mbaraga z'Abongereza, nibaza ni gute bashoboye kugira ibihugu bingana kuriya ku isi. Hari ibihugu byinshi bidafite abaperezida, bifite ba premier ministre biyoborwa n'Ubwongereza. Iyo urebye Ubwongereza ni empire. Naje kumenya ibanga ko hari abantu basenze ku manywa na nijoro mu Bwongereza.
habayeho ububyutse, abantu basenga ku manywa na nijoro. Hanyuma Imana ibaha kwaguka nk'abantu basenze. Itorero riramutse rihagaze mu mwanya waryo rigasenga, twakwagukira ahantu hose. Mu bubyutse, iyo tuvuze ububyutse, ntimurebe aka kantu kari hano, aka kantu kitwa uruhimbi. Aka kantu ni gatoya ukurikije aho Imana ishaka ko twagukira. Imana yifuza abacuruzi bafite ububyutse, bavuga mu rurimi abacuruzi bagenzi babo bumva. Imana yifuza ko abaganga baba buzuye umwuka w'Imana, bakabasha gutandukanya indwara z'ihungabana n'izisanzwe n'izitewe n'abadayimoni, kandi muri bo bakaba bafite ubutware bwo kwirukana abadayimoni. Imana yifuza ko abakora itangazamakuru barikora kinyamwuga ariko bahagarariye ubwami bw'Imana. Imana yifuza ko mu nzego zose mukoramo ububyutse buhagera. Ntabwo ububyutse nibuza buzasiga ekonomi, ntabwo buzasiga imikino n'imyidagaduro, ntabwo buzasiga umuryango, ntabwo buzagarukira kuri aka kantu gusa. Oya, buzakwira hose. Iyo ububyutse buje, sisiteme yose irahinduka. Hanyuma ikindi twakora kugira ngo ububyutse buze, hirya yo gusenga, ni uguhuza ubuzima n'ijambo ry'Imana. Turabahanga bo kubiririmba, turabahanga bo kubyigisha, ariko inyuma ya rido akenshi sibwo buzima tuba tubayeho. Bibiliya uburyo yanditse harimo amasezerano, harimo imigisha, harimo amahame, harimo na kirazira. Birababaje ukuntu twifuza umugisha kandi twarisha amahame yatuma tugira umugisha. Ntabwo bishoboka. Dukwiye guhuza ijambo ry'Imana n'ubuzima hirya y'urusengero, bukaba ari bwo buzima tubayeho. Hanyuma ikindi, dukwiye kugira inyota y'umwuka wera. Imana yifuza ko abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa baba buzuye imbaraga z'umwuka wera. Iyo tuvuze umwuka wera, tuba tuvuze imbuto, tuba tuvuze impano, tuba tuvuze ubutware ku isi y'umwijima, tuba tuvuze kuyobogwa n'umwuka wera, tuba tuvuze ibintu byinshi. Muri iki gihe ntabwo abajene benshi bashishikajwe no kuzura umwuka wera. Ni ibintu bashobora kuririmba nyine, ariko bitari bwo buzima babayeho. Iyo umuntu adafite umwuka wera muri we, aba ari umuntu nk'abandi bose. Yesu yaravuze ngo uwo mwuka naza, azatsinda ab'isi, abemeza ibyaha, abigisha amateka no gukiranuka. Ikintu kizazana impinduka mu buzima bwacu ni uko tuba twuzuye umwuka w'Imana. Hanyuma ikindi dukwiriye gukora ni uko dukwiye kwamamaza ubutumwa bwiza. Ubusanzwe umwuka wera ni umwuka wagikoze, ntabwo yawuduha ngo tuwugumize hano gusa. Yifuza ko tuzana urundi rubyiruko rwinshi ruruhijwe n'ibyaha twese tuzi, tukabazana kuri Kristo Yesu. Igihe cyose ufitiye Imana umumaro, izagushigikira. Yaravuze ngo ndi kumwe namwe kugera ku mpera y'isi. Ikindi Imana yifuza kugira ngo ububyutse buze, ni ukubaho ubuzima bwo kwizera. Ubuzima bwo kwizera. Hanyuma nanone tukaba dufite ibyiringiro. Hari umunsi umwe nari mpagaze hano hafi, hano haruguru. Hanyuma ngiye kumva numva ikintu kikubise hasi, mpindukiye kureba mbona n'umuntu yiyahuye. Muribuka umuntu yiyahuriye hano hafi kwa Makuza. Mwumvishe mbabaye. Abantu benshi bafite ubwihebe bubaganisha ku kwiyahura, kubera ihungabana n'ibikomere bagendana. Kandi ikibabaje, no mu rubyiruko barimo. Turi mu nzu y'Imana, dukwiye kugira ibyiringiro. Ku isi buri masegonde 40 umuntu ariyahura. Abarenze miliyoni 7 ku isi buri mwaka bariyahura. Abarokore rero
ntabwo biyahura kubera ko bakijijwe, ariko uzumva indirimbo baririmba ukuntu zirimo ubwiyahuzi bwinshi. Iyi si yandambiye, nikurambira ujye he? Uzaza ryari Yesu ko tugukumbuye? Ninde azasigara ariza abana bawe wagiye? Nakunze korale ukuntu ziririmba ijambo ry'Imana. Wow. Ibihimbano, ibyo twita iby'umwuka, ibyinshi birimo amatiku, birimo inzara, birimo ihungabana, harimo agahinda gakabije. Nimujya muhimba, mujye mushaka aba basaza bize teolojiya byibuze barebe ko bisa n'ijambo ry'Imana. Kandi bene izo ndirimbo zikundwa mu kabare no mu rusengero kubera ko si ubutumwa bwiza, ni amatiku. Ikindi twakora ngo ububyutse buze ni uguhindura imyumvire. Abaroma 12 umurongo wa 2 haravuga ngo ntimwishushanye n'ab'iki gihe, yamara mugire imyumvire ivuguruye. Dukwiye gusaba Imana ikavugurura intekerezo zacu. Hari ibintu byinshi dukwiye kugiraho imyumvire ivuguruye. Hanyuma rero ndashaka kubabwira ibyo tuzungukira mu bubyutse, hanyuma dusenge. Ibihe byo guhemburwa nibiza, ibyaha bizagabanuka mu gihugu no mu rubyiruko rwacu, ibyaha bizagabanuka. Ikindi, abantu bazabaho bahindutse bafite ingeso zisa n'iza Kristo. Cya gatatu, ibikomere bizakira. Abantu bafite ihungabana ibikomere bizakira, kuko mu byo Yesu yaje gucungura harimo n'imibabaro yacu. Ikindi, tuzamenya abo turi bo muri Kristo Yesu. Tuzamenya abo turi bo muri Kristo Yesu. Birababaje, munsi y'ubutayu bwa Sahara niho hantu honyine umuntu akwiza imyaka 50 atarahaga ibyo kurya, atazi impano ye, atazi umuhamagaro we, atazi icyo yaremewe gukora, atazi agakomeza akabaho gutyo gusa. Mu bubyutse abantu bamenya impano zabo. Impamvu tugongana mu murimo w'Imana ni uko duhagaze ahantu hatari ahacu. Iyo uri mu mwanya wawe, uri mu mpano yawe, wabikora utariye, wabikora utabihembegwa, wabikora amasaha arenze, wabikora ubuzima bwose usigaje kubaho kuko ni impano yawe, wabikora mu buryo abantu bakubwira ngo ubikora neza. Ibyo bigaragaza ko ari impano yawe. Hanyuma mu bubyutse tuzabona abantu bera imbuto. Ikindi nanone, tuzabona ibitangaza by'ukuri bitari ibihimbano. Ibitangaza abantu barabikora bitari iby'ukuri by'ibihimbano. Tuzongera kubona ibitangaza by'ukuri. Ikindi nanone, tuzabona urukundo mu bizera. Mu bubyutse hazaba hari urukundo mu bizera. Kimwe mu bintu isi itagira bikwiye kuba biri mu bizera ni urukundo. Sinzi niba natwe dufite uruhagije ku buryo isi duhungiyeho yasanga turufite, ariko urukundo rw'ukuri ruba mu bana b'Imana. Ikindi, hazaba ubumwe bw'abana b'Imana. Abantu bazuzuzanya mu mpano, bazuzuzanya mu mihamagaro. Mu bubyutse nanone, umuryango, ndavuga umuryango, papa na mama n'abana n'abandi, umuryango uzaba wubatse neza. Hanyuma itorero rizaba riri mu mwanya waryo, rizaba ari umutwe, ari umunyu. Iyo bavuze umunyu w'isi baba bavuze kuryoshya sisiteme. Ntabwo ari isi nk'isi tureba, ni sisiteme iyoboye isi. Kuko iyo harimo abantu b'Imana, abantu bumva baryohewe no kubaho. Itorero rizaba umutwe, rizaba umunyu, rizaba umudugudu utabasha gutwikirwa. Umujyi wa Kigali iyo urebera nka Shorongi nijoro ubona hose habona haka, ariko ntabwo ari itara rimwe bacana nk'umujyi wose wake. Umuntu wese iwe iyo acanye itara ryiwe mu rugo ubona umujyi wose ucaniye. Twese niduhurira hano twaka, twese tuzaba dufite ibihe byiza. Tuzaba turi umudugudu utabasha gutwikirwa. Hanyuma abantu bazumva mu ndimi zabo. Nigeze kubabwira ngo abaganga bakijijwe bakwiye kuvuga mu rurimi abaganga bagenzi babo bumva. Abacuruzi bakwiye kuvuga mu rurimi abacuruzi bagenzi babo bumva, bakabazana kuri Yesu.
abari mu nzego z'umutekano bazavuga mu rurimi bagenzi babo bumva. Buri wese azahagurukana ububyutse hano abujyane muri segiteri zitandukanye. Iyo bavuze guhemburwa nanone, ubutumwa bwiza buzagenda bugere ku mpera y'isi. Hanyuma abantu bazaba bafite ibyiringiro byo kugaruka kwa Kristo, n'ibyiringiro bituma babaho bari mu isi. Ikindi, tuzabona umugisha. Abantu bakuye ubutumwa bwiza i Rusizi bakabugeza mu Mutara, iyo bahita bakomereza Uganda na Central Africa, bagakomereza na Sudani n'ahandi, tuba dufite umugisha mwinshi kugira ngo dukomeze dushigikire ubwo butumwa bwiza bwagiye. Amerika ni umugabane wavumbuwe nyuma, hanyuma abongereza benshi barapfuye, abahavumbuye bamaze kuhabona barasenze, hanyuma bohereza ubutumwa bwiza abo misiyoneri. Indege Imana bahaye kuvumbura gukora indege kugira ngo aba misiyoneri bazoroherwe bagiye mu ivugabutumwa. Imprimeri ya mbere yakoze Bibiliya. Nitujyana ubutumwa bwiza, umugisha uzadusanga aho tuzagera hose. Twunamisha amaso dusenge. Bibiliya tubwiye ngo mwihane muhindukire. Kuri uyu mugoroba hari umuntu yifuza ko dusana ushaka guha ubuzima bwe Yesu. Hari umuntu uri muri iri teraniro ushaka guha ubuzima bwe Yesu. Hari umuntu ushaka kwiyunga n'Imana kuri uyu mugoroba, yagiyemo hagati agatakaza ibyo yizera, akaba ashaka kwiyunga n'Imana. Hari uwaba uhari wazamura ikiganza tukagufasha gusenga. Imana ishimwe ko abantu bari hano bose namubonye. Haguruka mu mwanya wawe. Uwo muntu arahagije, reka nsenge. Yatera intambwe akaza hano. Habaye hari n'undi nawe yaza. Habaye hari n'undi ubishaka ko dusengana nawe yaza.